Ninde watubuza guhimbaza Imana kubw'imirimo ihambaye yawe. Soma ijambo ryo guhimbaza Imana nk'uko dusanzwe tubigenza. Turaza gusoma ijambo ry'ibyiringiro, tuze gukomeza n'ijambo ry'imbaraga. Ngo Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Dawidi yaravugaga ngo ni nk'isengesho rya Dawidi, yaravugaga ngo Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira kandi abanyamurava babura mu bantu. Ni igihe cyari kigoye ko urukundo rwari kugenda rubura mu bantu n'umurava, ngo bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzanesheje indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu, dutwara n'indi. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Uwiteka ntabwo yishimiye ko abantu bababara, kuko arabizi neza ko buri wese afite impano ye yamushyizemo ikwiye kumukura muri ubwo buretwa, muri uko kubabara, muri ubwo bunyage. None Uwiteka iyo abirebye akabona uwo muntu asa n'uwanyazwe kubera iyo mpano ye atayikoresha, kandi agasa n'umukene kubera adakoresha iyo mpano ye, bigeza aho Uwiteka avuga ati nonaha ndahaguruka. Ese Uwiteka ahagurutse ate? Uwiteka ahagurukije amarangamutima yacu, Uwiteka ahagurukije ibitekerezo byacu, Uwiteka arahagurutse, ariko ahagurukiye muri twebwe, kugira ngo ibyari byaratunyaze, ibyari byaraduteye umutima wo kuba mu bukene, abikureho mu bitekerezo byacu. Uwiteka ngo nonaha ndahaguruka, ndahaguruka kugira ngo ashyire mu mahoro uwo bacurira ingoni. Uw'isi ireba ikabona ntacyo ari cyo, uw'isi ireba ikamusuzugura, uw'isi ireba ikabona ni umukene kandi akiranukira Imana, uwo nguwo Uwiteka arahagurutse kubwe, kugira ngo kubwo kunyagwa kwe, kubw'umubabaro, kubw'ubukene bwe, Uwiteka arahagurutse. Ariko Uwiteka ahagurukira he? Uwiteka ahinduye ibitekerezo byacu, Uwiteka aduhinduriye icyerekezo kugira ngo aduhe ibitekerezo bishya byo guhaguruka tuve mu mubabaro kandi tubashe kuva mu bukene. Ntabwo Uwiteka azamanura amana, ahubwo Uwiteka ahagurukiye guhindura
imikorere n'imyitwarire yacu n'imitekerereze n'imirebere yacu kugira ngo adusanishe n'ibidukura muri uwo mubabaro, n'ibidukura muri ubwo bukene, ngo kubwo kunyagwa, kuko Uwiteka abona ko dusa naho impano zacu zanyazwe, kandi arazi neza ko yaduhaye impano zo kutubeshaho neza tuba ab'agaciro, ngo ariko ngo kubwo kunyagwa kw'abanyamubabaro birasa naho Uwiteka arabona ko impano zacu zisa naho zanyazwe, nuko tukabaho nk'abanyamubabaro, ntabwo tubona agaciro kacu, ngo ariko kubwo kunyagwa kw'abanyamubabaro, ngo no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Uwiteka arabona ko tubayeho nk'abakene kandi twari dufite ibyadutungisha kandi bigatungisha benshi. Iyo niyo mpano Uwiteka yashyize muri twebwe. Icyo ni cyo Uwiteka yashyize muri twebwe dutandukaniyeho n'abandi, nicyo buri muntu yagiye amushyiramo kugira ngo kibe icyamubeshaho, icyamukura kuba umunyamubabaro no kuba umukene, kwigunga kuko adafite umumaro muri sosiyete, ariko icyo Uwiteka akabona ko gisa n'icyanyazwe muri twebwe. Ibyo bikadutera gusuhuza umutima nk'abatagira icyo bafite, nk'abakene. Ngo ibyo rero biteye Uwiteka guhaguruka nonaha. Uwiteka ahagurukire mu bitekerezo byacu, mu myitwarire yacu, mu mivugire yacu, mu mikorere yacu, duhaguruke. Uwiteka ahaguruke muri twebwe. Uwiteka waryamye muri twebwe, ya mpano y'Uwiteka, wa mwuka, za mbaraga z'Uwiteka, ibitekerezo by'Uwiteka muri twe, reka bihaguruke. Uwiteka guhaguruka ni uguhagurutsa ibitekerezo by'ubumana biri muri twe, imbaraga z'ubumana ziri muri twe, ibitekerezo by'ubumana biri muri twe, kugira ngo tuve mu kuba abanyamubabaro no gusuhuza umutima kubw'ubukene. Hari icyo Uwiteka ahagurukije, ni ukuvuga Uwiteka guhaguruka nonaha arakora kuri ya karagiteri, kuri cya kintu yadushyizemo, gihaguruke muri twe, dutangire gutekereza mu cyerekezo kijyanye n'uko Uwiteka ashaka. Nuko rero ubwo Uwiteka ahagurukiye guhindura imitekerereze yanjye, n'iki nkwiye gukora? Niba nzi ko Uwiteka avuze ngo arahagurutse nonaha, kandi Uwiteka akaba ahagurukiye mu bitekerezo byanjye kugira ngo ahindure imitekerereze, kugira ngo ahindure imyumvire, kugira ngo ahindure imyitwarire yanjye, maze ankure gusuhuza umutima kubw'ubukene, kandi ankure mu gusuzugurwa, ngo anshyire mu mahoro. Njyewe niteguye nte? Njyewe nakiriye nte gahunda y'Uwiteka n'umugambi we ku buzima bwanjye, ukumbeshaho mu mahoro? Ni urugendo usaba kwizera, usaba gutera intambwe. Twongere turebe mu Baheburayo ibice 11:27, ngo kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Ku cyumweru ubukene buratwugarije, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, undi ukadusanga mu bukene, tukabifata gutyo. Ariko Uwiteka ngo ndahagurutse nonaha ndahagurutse ngo kugira ngo ngushyire mu mahoro. Igitekerezo Uwiteka ahagurukije rero mu bitekerezo byawe, igitekerezo Uwiteka ahagurukije mu bitekerezo byanjye, nicyo utangira urugendo runjyana mu mahoro. Ariko urwo rugendo ndarutangira nte? Urwo rugendo ndarutangizwa n'iki? Ndashingira ku ki? Ndareba iki? Ndarangamira iki? Mu Baheburayo ngo kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntatinye umujinya w'umwami. Nari mpaguye gusuhuza umutima, birahanyice. Nari mpaguye, umubabaro ni mwinshi. None ngomba gufata urugendo, nkagenda ngashakisha
icyo gitekerezo ni ikikujyana gushakisha, icyo gitekerezo ni ikikujyana gushakisha, kandi Imana irahagurutse ngo kugira ngo ikubeshe mu mahoro. Ariko urasabwa iki? Guhaguruka mu kwizera, ugashyira mu bikorwa icyo gitekerezo, ugashyira mu bikorwa ikindi, ugashakisha ikindi wakora. Wireba ngo byaranze, ngo ibi byaranze, ngo ibi byaranze, biriya byaranze. Uyu munsi Uwiteka yongeye guhaguruka kugira ngo ahagurutse ikindi gitekerezo mu bitekerezo byawe, kuko Uwiteka afite inzira nyinshi. Ngo ndahagurutse nonaha. Niyo mpamvu uyu mwanya ahagurutse mu gitekerezo gishya, mu ngamba nshya. Birashoboka ko wananijwe n'umwanzi, kuko ijambo riratubwira ngo nta kindi cyazanye umwanzi. Umwanzi yazanywe no kwiba, kwica no kurimbura. Umwanzi yakwibye impano yawe, umwanzi yishe impano yawe kugira ngo utagira icyo ugeraho, ariko ntabwo afite kurimbura burundu, kuko ijambo riratubwira ngo n'igiti cyumye gishobora kongera kigashibuka, ngo kandi amagufwa yumye asubiraho inyama n'umubiri, umwuka, ubuzima bukongera kuza. Umwanzi imbaraga adafite ni izo kurimbura abana b'Imana. Ashobora kuba yarishe, ashobora kuba yarakwibye, ariko Uwiteka aravuze ngo ndahagurutse nonaha kugira ngo yongere asubize ubuzima mu giti cyumye, kugira ngo yongere asubiranye amagufwa yumye, ayasubize ubuzima. Haguruka nonaha. Uwiteka azanye igitekerezo gishya mu buzima bwawe, kigamije kugukura mu gahinda, kigamije kugukura mu bukene, kigamije kugukura mu gasuzuguriro, kigamije kugukura mu gucurirwa ingoni, kigamije kugukura muri ubwo buzima wari urimo. Ariko urasabwa iki? Ongera wakitive kwizera kwawe, ongera uhagurutse kwizera kwawe, wizere Uwiteka, utere intambwe, ugende ugerageze, ugende ukore icyo umutima ukubwira, kandi ushyiremo ubwenge, upulaninge, kuko Uwiteka ni isoko y'ubwenge n'ubuhanga. Saba Uwiteka kuyoborwa nawe muri uwo mushinga, saba Uwiteka kuyoborwa nawe muri icyo gitekerezo yongeye gushyira ku mutima wawe, saba Uwiteka kuyoborwa nawe muri iyo nzira yongeye gushyira mu buzima bwawe, yo kugira ngo ubashe kwikura muri uko gusuzugurwa, muri ubwo bukene, muri uko gucurirwa ingoni. Saba Uwiteka yongere kuguha gufunguka kugira ngo ubashe kwikura muri icyo gisuzuguriro. Ariko ndakwinginze, tera intambwe, tera intambwe. Ongera upulaninge, ongera ukore umushinga, ongera ugende ukomange aho wakomanze bikanga, kubera ko Uwiteka niwe ushaka kugukura muri ubwo bukene, mu gusuhuza umutima kubw'ubukene, kugukura muri icyo gisuzuguriro. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe Zaburi 122 umurongo wa 7. Ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Yesu. Ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Nta mahoro ufite, nta mahoro mfite, nta mahoro dufite, kubw'uko tutabasha kwigeza kwiha icyo dukeneye
kidufitiye umumaro. Simbasha kubaho ngo Uwiteka yatubwiye ngo ndahagurutse, nonaha ndahagurutse kugira ngo adutereshe indi ntambwe itugeza mu kubaho ubuzima duhisemo kubamo, mu kubaho ubuzima dushaka kubamo, mu gukora icyo dushaka gukora kigamije kwagura ubwami bw'Imana. Agahinda no gusuhuza umutima kubw'ubukene ni kenshi mu mutima wanjye, ni kenshi mu mutima wawe, kubw'ibyo nshaka gukora mu bwami bw'Imana, kubw'umurimo w'Imana nshaka gushyigikira, kubw'aho nshaka kugeza ubutumwa ariko simbashe kugerayo, kubwo icyo nshaka gukora ariko simbashe kugikora, kubw'ubukene. Ariko Uwiteka arahagurutse ngo adushyiremo igitekerezo gishya, aduhe imikorere mishya iganisha mu rwego rw'uko tuba mu mahoro, ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Ngo mu kwizera niko kwatumye ahaguruka, ntiyatinya umujinya w'umwami, ahubwo genda nkore bitaboneka. Natwe dufate urugendo rwo kwinjira mu busabane n'Imana nkure bitaboneka, mu kwizera dutere intambwe, dushyire mu bikorwa icyo gitekerezo, umushinga, twongere tuwunonosore, twongere tuwutangire, twongere dukomange, kandi turebe icyo dufite duheraho, icyo ari cyo cyose twe kugisuzugura, ahubwo dutere intambwe gato gato twiringiye itaboneka, kuko iyo niyo izasohoza umurimo. Kandi ijambo riratubwiye ngo ikigendereye ni uko tuba mu mahoro, ngo imbere y'inkike zacu, ngo tube mu mahoro kandi tugubwe neza. Kugubwa neza kube mu nyumba zawe, mu nyumba zanjye. Kugubwa neza no kuba mu mahoro, icyo ni cyo cyerekezo. Kugubwa neza kuko twakoze ibyo twifuza gukora mu murimo w'Imana, kugubwa neza kuko twabashije gukemura ibibazo by'imiryango wacu, kugubwa neza kuko twakemuye ibibazo muri sosiyete, kugubwa neza kuko hari icyo twafashishije uriya muntu, kugubwa neza yuko hari aho twivanye, kugubwa neza yuko abana bacu twabashije kubaha icyo bakeneye, kugubwa neza yuko umugore wanjye nabashije kumuha icyo akeneye, kugubwa neza kuko umugabo wawe wabashije kumuha icyo akeneye, kugubwa neza yuko wabashije guha ufite icyo abuze icyo akeneye, kugubwa neza ko wakoze umurimo, kugubwa neza ko wateye inkunga itorero, kugubwa neza kumva ko hari icyo wakoze mu byari bikeneye ubufasha bwawe, mu byari bigukeneye. Tuguwe nabi, turasuhuza umutima kubw'ubukene, kubwo kubura uko twakora icyo twifuzaga gukora kandi gihesha Imana icyubahiro. Iki ni igihe cyo kugira ngo rero duhaguruke, niba ibyo dukora, ibyo tugamije gukora ari ibihesha Imana icyubahiro, kwikura mu bukene n'ibihesha Imana icyubahiro, kuko baraducurira ingoni bakanadusuzugura kubera ko tubaswe n'ubukene, ariko Uwiteka ntabwo yishimiye ibyo. Niyo mpamvu azanye icyo gitekerezo mu mutima wawe, niyo mpamvu uzanye icyo gitekerezo mu mutwe wawe, kugira ngo wongere uhaguruke. Kandi icyo bigusaba ni uguhaguruka mu kwizera, ukizera yuko ibi byose ndabikorera guhesha Imana icyubahiro, ibi byose ndabigeraho kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kuko iyo usuzuguwe nayo iba isuzuguwe, kuko iyo ucuriwe ingoni nayo iba icuriwe ingoni, kuko iyo usuhuza umutima nayo iba ibabaye, kuko ibona ko umwana wayo atabashije kubaho neza. Kandi niyo mpamvu ihagurutse igashyira igitekerezo gishya mu mutima wawe, kugira ngo uhaguruke nawe mu kwizera ko ari Imana yawe kandi izabigushoboza. Birebe inshuro bikunaniye, birebe inshuro byanze,
ahubwo ongera ufate aya mahirwe, uhaguruka mu kwizera kubw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu.